Bantu mwese munteze amatwi ndabasuje nimugire amahoro. Nongeye kubaha ikaze kandi mbifurije wikendi nziza. Uyu munsi ndagarutse kugira ngo dufatanyirize hamwe kubaka ibikorwa by'ubunyangamugayo. Dufatanyirize hamwe kwamagana ikibi kikirimo kuba kandi turebere hamwe n'ukuntu cyakosoka, tubigire umuco, tubigire intego. Muri iki cyumweru rero mwabonye yuko habaye saga nyinshi, habaye amakuru menshi nifuza ko tugarukaho imwe ku yindi, ariko tunafata icyemezo cy'uko ayo makosa atasubira. Nateruye rero ngira nti Kagame na Nyiramongi ubanza atari bo barose iki cyumweru kirangira cyangwa iyi wikendi igera, kubera ko kuri bo ntago byari biboroheye. Mu ntangiriro y'iki cyumweru mwabonye yuko leta ya FPR inyuze muri Maryse Mbonyumutwa yaduhiritseho ikibuye. Ni ikibuye bahiritse cyane cyane umuco wa FPR imenyereye wo gufata imiryango ikayisenya, wo gufata abantu ikabacanga n'abandi kugira ngo bakomeze bagungane, wo gusiba amateka y'igihugu cy'u Rwanda. Rero Maryse Mbonyumutwa mwarabonye ni umwuzukuru wa Mbonyumutwa Dominiko wabaye perezida w'agateganyo wa mbere w'igihugu cy'u Rwanda, tuvuye mu bucakara, tuvuye mu ngoma ya cyami. Igikorwa cyiza cyane Mbonyumutwa yagize hamwe n'abandi bagabo. Muribuka ya ndirimbo ngo uwari ku isonga akaba Kayibanda, tukibuka cyane Mbonyumutwa n'izindi ntwari bari kumwe arizo dukesha ubwigenge, asezereye ingoma ya cyami. Rero Mbonyumutwa ni umugabo wagize cyane, wubatse amateka mu gukuraho ingoma y'ubucakara yari imaze igihe kinini. Bikaba byarababaje cyane cyane ingoma iri ubu ya FPR isa nk'ishaka kugarura ingoma y'ubwami ariyo Kagame we ubwe akomokamo. Ntibitangaje rero kubera ko bafata izina rya Mbonyumutwa bagashaka kuritoba, bagashaka kurisuzuguza. Ariko mbabwire FPR ku bantu b'inyangamugayo icyo kibuye ntikibafate. Mbonyumutwa yabayeho mu gihe cye, yubatse amateka, yanditse izina, akora revolution, tuva mu bwami tujya muri repubulika abifatanyijemo n'abandi. Mbonyumutwa ntazagaruka, Kayibanda ntazagaruka, Habyarimana ntazagaruka, nawe Kagame nugenda ntabwo uzagaruka. Ntabwo rero byabuza impara gucuranga ngo nuko wafashe umwana wa Mbonyumutwa, sinzi ikintu wenda cyaba cyamufashe, niba ari ipfunwe, niba ari ikihe kibazo, niba ari uko yabihisemo, ni amahitamo ye, ariko ntabwo bishobora kwanduza izina rya Mbonyumutwa Dominiko we nka Dominiko, kubera ko umuntu arivukira n'abantu bavindimwe, umwe akaba umugabo undi akaba ikigwari. Ntabwo abantu bahetse izina rya Mbonyumutwa bose bazakora ibikorwa by'ubutwari nka Mbonyumutwa. Icyo kintu cyo leta ya FPR mukibagirwe, mu gikure no mu bwonko bwanyu. Nagira ngo rero twibukiranye nk'abanyarwanda ko koko nubwo Maryse Mbonyumutwa yakwiyunga n'ingoma ya FPR ku mugaragaro, noneho atabihishahisha, bitabuza impara gucuranga. Twibukiranyije amateka ye, mwibuka yuko Maryse Mbonyumutwa ari we wari uri mu butegetsi nanone bwa leta y'abatabazi yari irimo irahirima mu gihe cy'amahano yo muri 1994. None kandi Maryse Mbonyumutwa agarutse muri leta ya FPR iri mu marembera. Ubwo rero nakubwira ngo Maryse Mbonyumutwa nkwifurije amahirwe mu kujya guherekeza leta ya FPR inkotanyi. Niba ari byo wahisemo ni amahitamo yawe, ariko nongere ngire FPR ko ntago bizangiza izina rya Mbonyumutwa nk'umuntu waharaniye impinduka y'abanyarwanda, yagejeje abanyarwanda muri repubulika, tutazasubira mu bwami,
ntabwo bizamwambura icyubahiro cye nk'umuntu. Urwo rugero rwa Mbonyumutwa nta nubwo ari narwo rugero rwonyine dufite ingero nyinshi. Twavuga nk'aba victime bo ku itariki ya 6 z'ukwa kane 1994 ubwo FPR yahanuraga indege y'umukuru w'igihugu Habyarimana Juvenal irimo n'undi mu perezida w'i Burundi, irimo n'abandi bantu, delegation y'abantu barenze 10, na n'ubu batari babona ubutabera. FPR yirirwa ikora amacenga yo gutandukanya imiryango y'abavictime bo muri iyo ndege kugira ngo ihishe ubutabera. Rero ntabwo muzasiba amateka ya revolution muri 1959, byakunda byakwanga muzatubwira neza uwahanuye indege, uwateje amahano, mwafata bo mu miryango imwe mukajya kubaha ubutegetsi, mukajya kubashyira imbere kugira ngo bicuze ibyaha by'ababyeyi babo, mwaha bamwe indemnisation abandi mukayibima. Ntabwo bizatubuza nk'abanyarwanda kubaza leta y'u Rwanda ninde wateje amahano yo muri 1994. Ntabwo bizasiba amateka ya Mbonyumutwa. Rero FPR mwitonde, ayo macenga twarayamenye, nsaba n'abantu b'inyangamugayo gucana ku maso kugira ngo tutazajya duhirikwaho ibi bibuye tugafata umwanya utari muto kubisama, aho kugira ngo turebe icy'ingenzi cyagirira abanyarwanda akamaro. Rero Mbonyumutwa Maryse nkwifurije amahirwe amasa, ariko nibizavamo uzabifatishe amaboko abiri. Muri iki cyumweru kandi mwabonye yuko habaye inama idasanzwe i Washington yatumijwe n'umufasha w'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Melania Trump, atumira abandi bafasha b'abakuru b'ibihugu ba Afurika. Rero muri iyo nama bari bakoraniye hamwe nk'abafasha b'abakuru b'ibihugu. First Lady w'igihugu cy'u Rwanda ntabwo yabonetsemo, ariko tukaba twaraserukiwe mu karere k'ibiyaga bigari n'abaturanyi bacu, cyane cyane Madame First Lady w'igihugu cya Congo Denise Nyakeru na Angeline Ndayishimiye w'igihugu cy'u Burundi. Mwarababonye ababyeyi beza cyane, cyane cyane First Lady w'igihugu cy'u Burundi yari yasokoje neza. Nagerageje kumwigana ariko ntago sinzi niba bisohoka neza, ariko yari yaserukiye igihugu cye nk'umufasha mukuru w'igihugu cy'u Burundi, agaragaza igihugu cye. Ni ibintu byihariye, ni ibintu biri creative, ni ibintu bitandukanye bituma umuntu ashobora kubona igihugu cy'u Burundi muri kariya kanama kari kateranye. Ari byo nsaba n'abanyarwandakazi kugira ngo tuzajye twigana, tuzajye kopera imico myiza cyangwa se imyambarire myiza, cyangwa se uko abantu bigaragaza neza kugira ngo biheshe isura aho dukomoka. Ntabwo ari ngombwa ko twese dusa, ntabwo ari ngombwa ko twese tuba twambaye kimwe, ariko hariya navuga ngo Angeline Ndayishimiye yahacanye umucyo. Nshaka no gushishikariza n'aba content creators kugira ngo mutangire mukore challenge yo kumwigana, challenge y'umusatsi, challenge y'imikenyero, kugira ngo ako kantu gakomeze kazamuke. Rero ndamushimiye, yari yambaye neza kandi yahacanye umucyo. Rero icyo nifuza ko turebaho muri iriya summit yabaye ni ikihe? Banyarwanda, banyarwandakazi, hashize umwaka mbabwiye mu gihe iriya ntambara ari gukara yo muri Congo, ndababwira ni nyamuneka mwirinde gukomeza kwasasa ko muri abanyarwanda, kubera ko bizageraho umunyarwanda aba igicibwa, bizageraho umunyarwanda aba ruvumwa ku isi yose. None dore batangiye no kuduha akato. Madame Nyiramongi ntabwo yabonetse kuri tapi ruje, nyamara ni ibintu bari baramenyereye, ni ibintu byari biri mu maraso yabo. Imyaka 30 irashize, bari aba visionary leaders, bari abantu bagaragara, bari abantu baboneka, bari abantu bari imbere, bari abantu kandi bakora ibishoboka byose ngo bagaragare. None amazi si yayandi, tapi ruje bayivuyeho, ariko umunyarwanda, isura y'umunyarwanda iri gukomeza kuhasebera. Rero umuntu ukomeza kwiyitirira umunyarwanda, umuntu ukomeza kwiratana ubunyarwanda, nibyo FPR irimo ratobatobamo umunyarwanda, uwo ntabwo ari uwanjye. Bitari byarangira n'iyo summit itari
birarangira mwabonye akavuyo koko niba ari byo ngo leta y'u Rwanda yateje muri hoteli Denise Nyakeru yari arimo bashaka ngo kumujyana kumuhitana cyangwa se kumwambura ubuzima. Mwabonye saga harimo n'abasirikare bahagarariye u Rwanda muri ambasade ya Washington ukuntu byari byifashe, amafoto mwarayabonye, amashusho mwarayabonye, dore ngayo arimo aragenda hitahita. Mwabonye ukuntu abantu b'abagabo abanyarwanda muzi babebera nk'abajura n'ibipira nk'abandi bajya bafatira muri kamera mu mamagaze bari kwiba itabi. Ni ibintu bisebetse ku munyarwanda, nyamara umunyarwanda arimo aratibaba. Rero icyo nabivugaho babivuzeho amakuru menshi, ariko nongera mbereke yuko tuvuge ko atari byo. Banyarwandakazi, bibaye atari nabyo twaba dusebye kurutaho nk'abanyarwanda. Ni ukuvuga ngo ahantu umunyarwanda cyangwa umuntu usa n'umunyarwanda azajya agera hari umuntu uri important, niyo yaba ari muri iyo hoteli yihitira cyangwa afite ibyo aje gukoramo, azajya batuvugiriza induru. Niko bimeze, urwikekwe bitewe n'abantu bamwe bake bamwe bari hamwe, mukanga kubyamagana. Dore n'izi ngaruka bizatuzaniraho. Ntabwo bigiye kuri bariya basirikare gusa, ntabwo bigiye, murebe kuri pano z'abakongomani biri kujya ku muntu witwa umunyarwanda. Hari ahantu nasomye bari kuvuga ngo abanyarwanda ngo barenze 99% ngo bafitemo gene ngo z'ubwicanyi, bafitemo gene z'amaraso ngo bahabwa na Kagame, ngo baba bafite uburozi bahabwa na Kagame. Rero mwumva ibyo bintu leta ya FPR iri kuduteza. Njyewe ndi ku ruhande rwo kuvuga ngo niba koko atari nabyo, murebe ukuntu isura y'umunyarwanda iri kwangirika. Rero nanone kuri iyi ngingo mvuga ngo banyarwandakazi, abantu muharanira impinduka, mutangire muharanire yuko izina ry'u Rwanda rigomba kujyana na FPR. Izina Rwanda, abanyarwanda bigomba kujyana na FPR. Tugatangira tukongera tugasubira ku isoko hahandi twahoze, tutarimo turica ahantu, tutarimo turiyenza ku bantu, tutarimo turangiza ibindi bihugu, tutarimo turacengera tunyuze mu kurongora kugira ngo tujye kwanda, kugira ngo tujye kwica, kugira ngo tujye kuboha no kuboha abantu kugira ngo dutware ibyabo. Ijambo kwanda, u Rwanda, abanyarwanda byose bituruka kuri centre y'ubwicanyi. Kwanda, kubohoza cyangwa se kwangiza cyangwa gutwara ibintu by'umuntu kugira ngo ukore expansion, kugira ngo wiyagure. Ni izina tutakagombye kwirirwa twiratana, cyane cyane turebye n'ibyo FPR irimo irarizanira. Rero nabwira ngo abwirwa benshi akumva bene abantu muri gukora planning yuko igihugu kizabaho nyuma ya FPR. Ni FPR nitagisiga mu maboko ya FPR nanone, murebe ukuntu iryo zina rigomba guhinduka, murebe ukuntu tugomba gutangira koza isura y'umunyarwanda, yaba mu Rwanda yaba no ku ruhando mpuzamahanga. Ubwo murumva aka kavuyo kabaye muri iki cyumweru isomo kadusigira. Sinzi niba hari n'ikindi mwansangiza, mumbwire muri commentaire, kubera ko ibi bintu biri kubaka archive mbi ku munyarwanda no ku banyarwanda. Bidateye kabiri rero izo saga, iyo nama tutatumiwemo, niyo mpamvu nateruye mvuga nti ubanza Kagame na Nyiramongi atari bo barota kino cyumweru kirangira, kubera yuko ndibaza ko cyabajyanye kuri toilette inshuro zirenga 100 nk'isaha. Bidateye kabiri mwabonye ya nama nanone yarurangiza, navuga ko yarurangiza akataraboneka. Kagame yarivugiye ngo igihugu nzasiga ngisenye kurusha uko nagisanze. Urongera urivugira ngo muzankuraho. None nawe uri kuvuga ngo igihugu tugiye kukisenyera kubera imikorere mibi. Muri disikuru rero ya Kagame yavuze na zirangirwa abayobozi be, nge nabyise inama y'abidishyi cyangwa se ihuriro ry'abidishyi. Murabona Perezida wa Repubulika Kagame urahagurutse uravuga ngo abaturage barashonje, urahagurutse uravuga ngo abaturage bari gupfa, urahagurutse ubizi neza yuko abaturanyi bawe hari utuye barimo bararya imitanga,
urabizi neza ko wirirwa ugaba inyambo hirya no hino, urabizi neza ko wirirwa utanga imfashanyo mu bihugu mpuzamahanga, ariko njye mu magambo yose wavuze sinitaye ukuntu wahagurukije abayobozi, sinitaye ukuntu wabasuzuguye, n'ubundi niko usanzwe ubarera, sinitaye ko bashakaga kubabyinisha mucaka, ariko ikintu nshaka ko abanyarwanda b'inyangamugayo bareba ni ikintu kimwe, kubona uzi uteza akarengane, gusenyerwa, ubukene, akarengane, imirimo yarabuze, abagabo bifashe ku munwa, ariko ikintu kigushishikaje ni uko umuhanda usa neza, ukanyura mu muhanda utarimo akanda na kamwe. Ndabyumva ndabyubaha, ntabwo igihugu kigomba kubamo umwanda, ariko ikintu kigushishikaje ngiye mbona ni uko ari wowe, ari n'abantu ushaka, nibaza ko ari abaturisite, ari bo bantu batagomba kujya aho uwo mwanda uri, aho uwo mwanda ugaragara. Mbese igihugu kigaragare kwa kundi mwagishushanyije ko abanyamahanga bazajya bagenda bakarira kuri pasiparumu. Murandura imyaka, mutere pasiparumu, yego mwidishye. Hatari hashira n'iminota 2 umujyi wa Kigali wose ahari hahinze ibishyimbo bigiye kwera. Ko ibishyimbo bigiye kwera byari bisigaje ukwezi ngo byere mwidishye, murandure mwidishye, yego mwidishye. Ko abaturage bashonje ariko bakaba bifuzaga kubanza gusarura mwidishye, murandure mwidishye, yego mwidishye. Nimutarandura murambona mwidishye, yego mwidishye. Umwami w'abidishye neza, uyu mugani urasohoye, niba ariko ntabivuga. Niko se perezida wa repubulika ko pasiparumu ziterera umunsi umwe, ko ziterera icyumweru, ko zidafata icyumweru, niba hari n'ahantu bagombaga kurwanya isuri, ntabwo byategereza ukwezi. Nyamara iyo mutegereza abaturage bagasarura, ntabwo byari kubabuza ko mutera izo pasiparumu zabo ntimuremye abaturage. Ikindi kandi icyo gihugu mwagaragaje neza cyane yuko nta mwungeri gifite, nta buyobozi, nta structure. Kubera yuko igihugu kigira structure, ntabwo cyari gutegereza mwidishyi ngo azavuge ngo murandure. Kandi ubwo ngubwo Kagame nabonye hariya abitakana, ejo azaza ababwira ati kubera iki mwaranduye ibishyimbo bigiye kwera iyo mureka bikabanza bikera, mwongere kandi mugende muteze. Ni ukuvuga ngo nta muntu ushobora gufata icyemezo, nta muntu ushobora gutekerereza akagari, umurenge, umudugudu, njyanama, umujyi wa Kigali, nta muvugizi wa leta, ni abavugizi ba Kagame. Vuvuzera. Ndongere ngaruke kuri Claudine, Emma Claudine, nzakugarukaho kubera yuko archive zimaze kuba nyinshi. Hari igihe munarenganya Kagame, ngo Kagame ubitera, ngo ni Kagame ubitera. Umva, nta muntu aba yaziritse mu kagozi ngo aze ngo abahe iyo myanya. Mpora mbabwira ngo mwigire ku mateka. Emma Claudine, niba utarabonye, nzakugarukaho, niba utarabonye ibyabaye kuri bagenzi bawe, ntuzavuge ngo niba utarabonye mu mateka ibyabaye ku bategetsi babanje, ingoma zabanjije, ruriya abandi tutakwibagiwe. Nimuzavuge, muzagerekaho n'impozamarira ko twababuriye mukanga kumva. Emma Claudine, umaze gutera wa mugani, umaze gutera pasiparumu nyinshi ku mbuga nkoranyambaga, mu bitangazamakuru, nyamara ntuzi ibyo, ntuzi na mukuru arinda ubanza atari yagera n'aho agera, utangiye kumurindagira inyuma. Ariko abantu nkamwe baturuka hehe? Umudamu, nzakugarukaho, umbabarire, ntabwo ari we nashakaga kuvugaho uyu munsi, ariko banyarwandakazi, icyo nababwira, iriya ngoma ni iy'abidishyi neza isohoje umugani. Iki cyumweru numiwe nifata ku munwa. Uzi yuko nta n'uburenganzira bahaye abantu ngo batware umushogoro bawurye.
se biriya bishyimbo umuntu ntiyabiteka n'umushogoro? ese muzi ko na biriya byatsi umuntu yabirya akabitekera abana bakabirya bikabafata mu nda? ubu murabona ibintu muri gukora mu gihugu cy'u Rwanda atari ubukunguzi banyarwanda? ese muzi ko kwica umuntu ari ukumwica ukamutema ukamurasa ukamugira? kwica umuntu ahagaze, kwica umuntu ukamureka agahinga umureba, ukamureka kubaka amureba, ukamureka agakora ibikorwa ukamureba, warangiza ugasenya, warangiza ukarandura. nta bintu byo kwica umuntu ahagaze no kumwica kabiri. amafaranga ahahombeye, mu mutwe harangiritse, ibyo amizero ashobora no gusara akirukanka. dore nicyo gihugu Kagame ashaka, niwo mutekano ashaka, niyo suku ashaka. nyamara abaturage bari kuvuga ngo isuku ni mu nda, ubupfura ni mu nda, ubukire ni mu nda. ntabwo wakora utariye, ntabwo watekereza utariye, nta na kintu na kimwe wakora mu mutekano w'igifu, nta kintu kirimo. ibyo byo mubyibagirwe. ariko ibyo Kagame arimo arabizi, ariko mwebwe muri kumurindagira inyuma, ibyo murimo ntabyo muzi, kubera yuko ntabwo muzajyana, ntabwo hazaburanira muzaburanira. ashobora no kuba kavadi, mwebwe mugasigara muririmba urwo mbonye. ariko ubwira umwumva ntavunika. kuri iriya jambo rya Perezida Kagame, ngewe ikintu cyankoze ku mutima muri iki cyumweru ni umwidishyi uvuga bagahita bakora. ese ubundi reka mbabwire, ubu Kagame yongera kubagaruka wa mugani nyuma y'imyaka 5 muzakoraho uko yaje? ese mwavuyeho akitegekera wenyine akaba umwami nyine, mukazajya mumuheka, ahubwo mugakora akazi ko kumuheka mukamuherekeza? ni nyumba kumi, ni daso, ni umutekano, ni njyanama, ni gitifu, ni meya, ni umuvugizi, ni minisitiri w'ibikorwa remezo, ni byose muri kimwe. igihugu yakizengurukijeho, namwe ntimubibona. arangije araza arabitakana, ntimubibona. ese ntabwo wa mugani mwasuhuka? buriya ntabwo mwasuhuka, buriya ntabwo mwajya gushaka viza mukajya gushaka utuza ahandi? buriya nta kundi kuntu mwabigenza mushaka imibereho? impamyabushobozi n'impamyabumenyi mwabonye, mugira ikintu muzikoresha by'inyangamugayo, ko tuzababaza kimwe cyangwa byinshi umuturage atabonye, ko ibyo bintu nta hantu muzabiza, nta hantu muzabihingutse. noneho tekinoloji yaraje, ntabwo muzavuga ngo ntawababuriye. kurandura imyaka y'umuturage yari igiye kwera. deja n'abantu baranduraga bari bumagatanye ku munwa. wagira nyagasani Mana y'u Rwanda, waremye Kagame, ukaba uzi n'ibizamubaho. utegure imitima y'abanyarwanda, umunsi bazigenga ntibazasare ngo birukanwe ku musozi, kubera yuko agahinda iyo kagiye kigerekeranyije bitera abantu trauma generationnelle. dore nicyo Kagame ashaka. nta muntu ugomba kurya, nta muntu ugomba kugira amahoro. ariko mwari muzi banyarwandakazi, mwari muzi yuko n'umuntu ufite akajaride kangana urwara hano i Burayi, muri Amerika, muri Aziya, uzi yuko jaride y'imboga ari zo ndabyo? uzi umuntu ugusanze muri jaride yawe agasanga uhishije inyanya, uwejeje inyanya? uzi ko ushobora kuhahinga inyanya zigakora indabyo? muzi ko hagati y'iriya mikindo mushobora kuhatera, ushobora gukora jaride y'amashu bigakurura n'abakerarugendo? uzi ko ubutaka bwose mufite mushobora kububyaza umusaruro? ibyo bintu wenda ntimuhinge, wenda mukazidekora ibyo bishyimbo, mukabihinga mwabidekoye ku buryo bivamo ikintu kiri dekorative. mugashyira amashu, mugashyiraho wenda mukayashyira mu bidebe, sinzi ukuntu ushobora kurwanya isuri. ariko ahandi hantu n'ahantu abantu bagera hakagera, hari ibintu byinshi umuntu yakora, hari ibintu byinshi umuntu atekereza gukorera abanyarwanda. mbwira n'abantu bo muri diaspora, kujya gufasha umuntu wo mu Rwanda, ugafata amafaranga ukajya gufasha umuntu wo mu Rwanda, biteye noneho ubwoba, kubera yuko ntuzamuha se ngo ahinge,
bazabirandura. Uzamuha se ngo adode, abo kwambanya umutwa Marize yabyiteyemo babigize ibyabo. Uzayamuha se ngo atware moto, bazamwambura barimufungane bamuca imisoro atabasha kubona. Uzamuha amafaranga se ngo acuruze, azacuruza se atari uw'umukuru, atari uwo mu cyama, bizagenda gute? Murabona abanyarwanda bazabaho gute? Murabona muzababaza abanyarwanda kugeza ryari? Rero iriya kinamico Kagame yadukiniye mwayibonye, niyo ngiye gusorezaho mburira abanyarwanda. Akarengane kari gukomeza kwiyongera, akaga kari gukomeza kwiyongera mu banyarwanda, ariko hagowe umuntu wese ubigiramo uruhare. Hagowe umuntu uri kwiyunga kuri leta y'abicanyi mu marembera yayo. Nyamara mwakwihangana, nyamara mwakomeza umutsi, kubera yuko ibi bintu nibirangira, uko mwahannye buri muntu wese, yaba urengana cyangwa utarengana, wo muri Repubulika ya Kabiri, mwebwe bizabageraho byikubye inshuro 100. Naho ncoreje, bizabageraho byikubye inshuro 100, kubera ko muzishyura nuko twababuriye ntimwumve. Chantage mukomeza mukora mu binyamakuru, leta ya kanaka, leta ya Habyarimana, nzabigarukaho. Iyo chantage igomba guhagarara. Ibyo mutweretse byonyine mu myaka 30 birahagije. Banyarwandakazi, mwirinde. Umuntu ufite aho asuhuke. Umuntu ufite ukuntu arinda amarangamutima ye, yaba yo mu mutwe yaba yo mu mutima, ayarinde, kubera yuko iyo umuntu atakwishe aragukereza. Iyo ubona akababaro n'abantu babibona, birabica mu mutwe. Turimo turakreya generation y'ibikomere yo kukwangiza. Ni ibintu bizatugaruka nk'abanyarwanda. Rero ndabifurije ngo ntimube mu gatsiko k'abicanyi, abo bajya gushaka kwica perezida, umugore wa perezida w'igihugu cy'abandi, gushaka kutwangisha isura mu ruhando mpuzamahanga. Ntube umwe muri abo ngabo, ntube umwe muri abo ngabo barimo barakeza umwami w'abidishyi. Hari ukuntu wabigenza ukagira ubwigenge, hari ukuntu wabigenza ayo mafaranga ari gukorera mu Rwanda ugakorera yikubye inshuro 5 ahandi, kandi ukabaho wubashywe. Itegeko ry'umurimo ryubaha umukozi n'umukoresha, akaba afite ibyo agomba umukozi. Kagame rero uribwira yuko uri murahima abanyarwanda, ariko uko uhima abanyarwanda uri kwihima inshuro 100 ku kimwaro uri guteza abanyarwanda. Niyo teatre yawe, niyo groupe yawe y'ikinamico, uribwira ko ubasebya ngo abanyarwanda bagukunde. Yamara abanyarwanda n'indyarya zazindi zihimwa n'indyamirizi, nawe urabizi ko bakuryarya. Umunsi bazakwereka ko batagukunze, ndakwifurije ngo uzabe ubiriho, waba uri mu butabera waba utari mu butabera, kugira ngo ubiboneshe amaso. Banyarwandakazi, navuga menshi sindangize. Ibyo nibyo byari bindi ku mutima muri iki cyumweru. Ndifuza yuko twiga umuco wo gukosora no gucyaha ikibi kikibaho, cyo gutanga ibimenyetso, cyo gutanga alternative measures, corrective measures, tukareba ukuntu twakosora ibibi biri gukorwa, atari ukujya guseka FPR gusa tudafite ikintu tuyirusha. Abantu bifuza kuzayobora igihugu cy'u Rwanda, mutangire mwitegure yuko ano makosa mu buhinzi, mu mubano mpuzamahanga, mu isura y'igihugu cyacu, mutangire mwige imishinga uko bigomba guhinduka, kandi mutangire mu bimenyesha abanyarwanda babyitoze, kubera ko abanyarwanda babanye mu butegetsi bwa Kagame imyaka 30, kugira ngo uzongere ubatoze umuco wo kwigenga no kwigenera ijambo bahabwa n'itegeko nshinga, ibintu bizagorana. Urebye ukuntu leta FPR yareze abanyarwanda n'abantu baba mu Rwanda mu bintu by'ubucakara. Ndangize mbabwira rero ngo amateka y'abarevolutioniste, mwakoresha mbonye umutwa mwagira gute, ntabwo bizabuza mbonye umutwa gukomeza icyubahiro yihaye we ku giti cye, afatanya n'abandi kubohora u Rwanda. Repubulika iri repubulika kubera mbonye umutwa n'abandi bafatanyije.
ntabwo iryo zina rye muzarisiba kubera ko mwakoresheje umwe cyangwa benshi bo mu muryango. Hari n'abandi ba revolutionniste cyangwa abantu b'impirimbanyi bazavuka ku bundi buryo muri iyi generation kandi bagafasha abanyarwanda kwibohora. Kizito yaraje muramwica aririmba ubumwe bw'abanyarwanda. Idamange yaje ari umwe mu bo mwita ko mwaje kurokora mu aboreye mu munyururu. Karasira ari mu munyururu. Dore noneho na Badrama aravutse n'abandi bose bazavuka baza bashaka impinduka kandi impinduka y'abanyarwanda bose. Munyarwanda aba kuri kote y'ikiza, ibyo Kagame ari gukora arabizi, ingaruka zabyo arabizi, ariko wishaka guhirimana n'ubutegetsi bugiye guhirima. Rero nababuriraga mbifuriza icyumweru cyiza, nifuriza umuryango wa Jeannette Kagame nabwira ngo niba ubasize amahoro mwikwiga iyindi migambi yo kubabaza abanyarwanda, ahubwo ni mwige ukuntu mushobora guhererekanya ubutegetsi n'abazakurikiraho mu mahoro. Ndabizi ntago bibafataho, ariko ingaruka ziri imbere yanyu, imwe muzazirengera. Banyarwanda, banyarwandakazi, dukeneye igihugu kitaracyabidishye. Ibi bintu birarambiranye. Ibi bintu birarambiranye banyarwanda, banyarwandakazi, mubigaye kandi mutangire kwiga kuvugira ku mugaragaro nk'abakongomani. Nicyo baturusha. Kandi murabona ahantu bagejeje igihugu cyabo bamenyekanisha akarengane kari mu gihugu cyabo kubera ko babasha kuvuga ku mugaragaro. Mwikuremo umuco w'uburyarya, mwikuremo umuco wo guceceka, kubera yuko muzashiduka mushaka gutabaza nta muntu mufite ubatabariza, kubera yuko murindira ko bibageraho mbere yuko mutabariza abaciye bugufi. Rero nagira ngo mbagezeho icyo gitekerezo, abafite commentaire mwangezaho, dusangire ibitekerezo, dufate icyemezo cyo kugira ngo twikure mu bucakara, twikure kuri iyi ngoma y'abidishye. Mugire icyumweru cyiza, nakagaruka naho ubutaha. Bye bye.